Shalom shalom, amahoro y'Imana aruta y'umuntu yamenya, niyo nkomeza kwifuriza iteka ko arinda imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo Yesu. Ni mwene so Senga basuhuza. Mbahaye ikaze kandi mu nyigisho yacu twatangiye aho turimo tuganira ku byerekeranye no gusenga. Turebera hamwe uko umwami wacu Yesu Kristo yatwigishije gusenga. Twabibwiwe n'abigishwa be nk'uko nabo basabye Yesu yuko abigisha gusenga. Cyane cyane bavuga bati, niba turi abigishwa bawe twigishe gusenga nk'uko Yohana nawe ajya yigisha abigishwa be gusenga. Nuko umwami Yesu, nzakomeza iteka mbivuga, yatangiye asenya imisengeri yari isanzwe iriho, kuko iyo misengeri yitwa ya kiryarya. Ni imisengeri idashobora kugera ku mutima w'Imana, kubw'ibyo ntishobora kubona ibisubizo. Nk'uko twabivuze, Yakobo we aravuga ngo turasaba ntiduhabwe kuko dusaba nabi. Ndetse mu isezerano rya kera ni Yesaya wabivuze, twasanze aho Imana yita amasengesho cyangwa se ibisingizo, kuramya kw'abantu, ibitambo, Imana ibyita ngo ni urusaku. Mvanaho urusaku rw'indirimbo zawe z'urudaca, kuko gusenga no kuramya n'indirimbo byawe nabigaye. Ni iki gituma Imana inanirwa kwakira gusenga kwacu? Kandi mu by'ukuri, mu byo yifuza nuko tuyisenga, tukayiramya, tukayishyira hejuru. Muri Zaburi 22:4 haravuga ngo Imana yicaye cyangwa se ibyagiye cyangwa se iri hagati mu mashimwe y'ubwoko bwayo. Niki dushakaho? Ikeneye ko tuyisenga, tuyiramya. Yesu yaravuze ngo data we ashaka, ari mu bushakashatsi ko abasenga Imana mu kuri no mu mwuka ari bo bakwiye kuyisenga. Icyo nshaka kuvuga, nubwo tutagiye kuganira ku gusengera mu mwuka no mu kuri, ariko gusenga Imana nicyo ishaka abantu bayo. Ariko nanone ijambo ry'Imana ritwereka ko umuntu ashobora gusenga ntasubizwe cyangwa ntiyumvirwe kuko atabikoze nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga. Isengesho ry'umwami wacu Yesu yigishije abigishwa be gusenga, nasanze nta buryo burenze bwatwigisha kumenya icyo Imana ishaka nuko ishaka ko dusenga nkaryo. Tugeze ku nyigisho yacu ya 6 aho turimo tuganira ku gusenga. Ni igice cya 4 cy'inyigisho umwami wacu Yesu Kristo yigisha abigishwa be gusenga, aho yagize ati, nimusenga mujye mugira muti, data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibeho mu isi nk'uko bibaho mu ijuru. Naho tugeze turimo turaganira ku gushaka kw'Imana, ku bushake bw'Imana. Turebera hamwe ese Imana ivuze ngo ibyo ushaka bibeho ni ibiki Imana ishaka, kugira ngo natwe abe ari byo dusengera kugira ngo bibeho, bibe mu isi nk'uko biba mu ijuru. Nongeye kubaha ikaze rero. Nyuma y'aka karuhuko turakomeza turebera hamwe izindi ngingo 4 zasigaye, kuko turarebera hamwe ingingo 6 zijyanye n'iby'Imana ishaka. Icyo twaganiriye ku cyo bita la volonté de commandement, cyangwa se ubushake bw'Imana ariko nk'itegeko kuri twebwe kugira ngo tubusohoze mu isi. Ni nyuma y'aka karuhuko. Imana ibahe umugisha. Nk'uko tubona nanone muri Matayo 6:10 aho umwami Yesu Kristo yigishije abigishwa be gusenga agira ati, musenge muti, data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibeho mu isi nk'uko biba mu ijuru. Nanone tubona Yesu muri Matayo 26:39 ubwe asenga yinginga data ngo ubushake bwe ntabari bwo bubaho, ahubwo iby'Imana ishaka aba ari byo bibaho. Yarasenze ati mu 39 ati, data niba bishoboka wemere iki gikombe kindengane, ariko bye kuba nk'uko nshaka, ahubwo bibe nk'uko wowe ushaka. Kubera ko nk'uko yabyivugiye, umubiri wanjye ufite ubwoba, umubiri wanjye ufite intege nke, umutima wanjye urakunze gusohoza ubushake bwawe, ariko umubiri wanjye wo wuzuye intege nke. Nk'uko nabibabwiye, ku bijyanye n'ubushake hari ibintu 2 gusa birwanira mu ngingo zacu. Icya mbere ni ugushaka kwa kamere, ni ukwifuza, ni ukurarikira kwa kamere yacu. Icya kabiri ni ugushaka kw'Imana. Iyo mu ngingo zacu ku bijyanye n'ubushake atari kamere bikeneye gusohoza ibyirarikira, nanone aba ari uko Imana ishaka ko dusohoza ibyishaka. Umwami Yesu ageze imbere y'urupfu no gutinya kunywera ku gikombe cy'ibizira n'ibyaha by'abari mu isi n'umujinya w'Imana,
wagombaga gusukwa kuba ari mu isi. Yesu Kristo yatunywereye, yaturangurije kuri uwo mujinya. Kureba rero ibyo byari bimutegereje byateye umutima w'ubwoba, umubiri we wuzuye ubwoba, gutinya kunywera kuri icyo gikombe. Nuko abwira Imana ati niba bishoboka rwose undenze iki gikombe. Hanyuma agarura umutima, yibuka ko icyo ari cyo cyamuzanye mu isi. Aravuga ati nukuri we gusohoza ubushake bwanjye, ahubwo ibyo ushaka bari byo bibaho. Muri uko gusenga ngo Imana yohereje marayika imwongeramo imbaraga, maze Yesu abasha kunywa ku gikombe akomejwe n'imbaraga z'Imana. Ntiyatwihakanye, yasohoje umurimo we, yemeye kuba igitambo kugeza ku gupfa, maze asohoje ubushake bw'Imana. Kubwo gupfa kwe twese dufite ubugingo buhoraho kubwo kumwizera. Nk'uko twabivuzeho ubushize, ubushake bw'Imana mu ijambo ryayo bugizwe n'ibice bitatu, buri mu bice bitatu by'ingenzi. Icya mbere nicyo bita ubushake bw'Imana bw'ibyo yagennye cyangwa se bw'iteka yaciye, icyo bita la volonté d'intention cyangwa se décrété, ubushake bwagenwe. Bene ubu bushake twarabibonye mu nyigisho yacu yashize, cyane cyane mu isezerano rya kera. Reka twongere turebere hamwe ubu bushake bwagenwe. Daniyeli ngo yasomye igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya ngo amenye iby'Imana yagennye cyangwa se iteka Imana yaciye, ngo byasezeranijwe byagombaga kuba ku bwoko bwe, ngo yuko imyaka bazamara i Babuloni ari abanyagiye ari 70, ngo hanyuma baze asanga imyaka 70 iregereje ngo irangire. Nuko yinjira mu gihe cyo gusenga kugira ngo Imana icyo yagennye yategetse yuko imyaka 70 nishira izabasubiza mu gihugu cyabo, nawe yinjira gusenga kugira ngo asohoze icy'Imana yari yarategetse ku Bisiraheli. Ubu bushake rero ntacyo wabuhinduraho. Nicyo Yesu yavuze, aravuga ngo ntibishoboka, ibyo yagennye ku minsi y'imperuka bizasohora nta kabuza. Antikristo ntacyo wakora ngo mubuze kuzakora, ntacyo wakora ngo Satani ye kuzakomeza kuba mubi. Ntitwamusengera ngo ahinduke. Twabonye ubushake bw'Imana bwagenywe. Ubwo bushake twarabubonye kuri twebwe abantu yaremye, ngo yabigambiriye kera kwihanganiranya umujinya, ngo inzabya zariho umujinya arizo twebwe, ngo kugira ngo abamwizera, abizera umwana w'Imana bose bakizwe babone ubugingo buhoraho. Ubwo bushake bw'Imana bwagennye kera yuko abizera umwana w'Imana bahabwa ubugingo buhoraho, kandi bwagenwe yuko muri we dushushanywa n'ishusho y'umwana wayo. Ibyo nabyo byaragenywe kera. Nanone ubushize twarebye ubwoko bwa kabiri bw'ubushake bw'Imana, icyo bita la volonté de ses désirs, no kuvuga ubushake bw'Imana bujyanye n'ibyo yifuza. Ibi twabonye ko Imana ibisa nibwira abantu ibereka icyo ishaka, ariko ibasaba isa nibereka icyifuzo cyayo ngo bagisohoze, bagishyire mu bikorwa. Nanone dusoza twabonye ubushake bw'Imana bumeze nk'itegeko, ubwo iba yereka abantu bayo ngo dore ibyo nshaka, ariko isa nidutegeka kubikora. La volonté de commandement, no kuvuga iki ni nacyo dukwiye gusengera kugira ngo kibe mu isi. Ubu bushake bw'Imana bumeze nk'itegeko, ndetse n'ubushake bw'Imana bw'ibyo yagennye. Mu gihe cyose tubonye ko ubushake bw'Imana bw'ibyo yagennye bugeze gusohora, turasenga ngo busohore nk'uko Imana yabugennye. Nanone iyo tumenye ubushake bw'Imana bw'ibyo yifuza kuri twe, nta kabuza turabusengera kugira ngo nabwo busohore mu isi. Icya gatatu, cyane cyane duhanga amaso ubushake bw'Imana busa n'itegeko kuri twe, dusenga ngo Mana duhe imbaraga zo gusohoza, duha ubuntu, twinginga imbabazi z'Imana ngo zisohoze ubushake bwayo bw'ibyo ishaka, bw'ibyo itegeka mu isi. Ubushize rero twaganiriye ingingo ebyiri gusa ku bushake bw'Imana bw'itegeko ku buzima bwacu. Twabonye ko icya mbere Imana ivuga ko ishaka, ikeneye ko abantu bose bakizwa bakamenya ukuri. Ku bw'ibyo dukwiye gusenga Imana kugira ngo uwo murimo wo kumenyesha abantu bose ukuri no gukizwa usohore mu isi, kandi dufatanya nayo kwamamaza no gusohoza uwo murimo w'Imana mu isi wo kumenyesha abantu agakiza no gutuma baraga ubugingo buhoraho. Tubikora dute? Tubisengera ngo Mana ohereza imbaraga kandi wohereza abakozi bawe mu isi, kugira ngo nk'uko Yesu yavuze ngo mwinginge nyiri bisarurwa yohereza abasaruzi mu murima we, kuko ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bake. Nibyo twinginga Imana ngo ohereza abasaruzi bawe mu murima, kugira ngo ubushake bwawe bwo gutuma abantu bose bakizwa ndetse n'umurimo w'ubutumwa bwiza ugera mu mahanga yose ubashe kugera kuri. Icya kabiri, ntabwo tubikora tubisengera gusa, natwe twifatanya n'Imana muri ubwo bushake bwayo kugira ngo dusohoze uwo murimo.
tubasha kuvuga ubutumwa, dutanga ibyo dutunze, ndetse tunashyigikira abagiye hirya no hino ku isi gusohoza uwo murimo wo gukwiza hirya no hino inkuru nziza y'agakiza ngo abantu babone ubugingo buhoraho. Icya kabiri twabonye nk'ubushake bw'Imana, Bibiliya itwereka bw'itegeko ry'Imana muri Bibiliya tugomba gusaba kugira ngo busohozwe mu isi, nuko tugomba kuzura umwuka wera. Kuzura umwuka wera twabonye icyo ari cyo. Nkuko nabivuze, iri somo cyangwa se inyigisho kwiga ku mwuka wera kenshi ikunda kutwisoba. Kenshi abantu ntibakunda gusobanukirwa mu buryo navuga ngo bwuzuye cyangwa burushijeho umwuka wera, kuko tujya twishuka ku kumenya ibintu bitatu. Ubundi umwuka wera ukorana natwe mu buryo butatu. Hari umwuka wera muri nge, hari umwuka wera kuri nge, hari n'umwuka wera hamwe nanjye. Umwuka wera muri nge ni ukuvuga ngo nta wakwatura ko Yesu Kristo ari umwami atabibwirijwe n'umwuka. Cya gihe nizeraga nkakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwanjye, umwuka wera yinjiye muri nge. Umwuka wera kuri nge ni ugusigwa, ni ugutoranywa, ni uguhabwa imbaraga zimbashisha gusohoza umurimo w'Imana kuri ngewe, cyane cyane umuhamagaro n'impano Imana yampaye ku buzima bwanjye nkabasha kuzisohoza. Nanone umwuka wera hamwe nanjye, marcher avec l'esprit de Dieu, ni ukuvuga ngo ni ukuyoborwa, ni ugutegekwa, ni ukuganzwa n'umwuka wera. Mu byo nkora byose umwuka wera akaba ari we unyobora kandi untegeka. Niyo mpamvu Pawulo yabigeranije no gusinda, avuga ngo ntimugasinde inzoga zirimo ubukubaganyi, ahubwo mwuzure umwuka. Kuko umuntu yasinze ntabwo aba akiri ku rwego rwo kwigenzura, ubwenge bwe buba busa n'ubwayobye, akora ibyo atabasha kwitegekaho. Ni nako n'umuntu yuzuye umwuka wera aba ayoborwa n'ijambo ry'Imana, aba ayoborwa n'umwuka wera ubwe. Nabyo twabivuzeho. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe ubundi bushake bune bw'Imana busa n'itegeko ku buzima bwacu. Mu Batesalonike ibice 4 umurongo wa 3 ndetse ugasimbuka no ku murongo wa 7, Pawulo yerekana ikindi Imana ishaka ku buzima bwacu. Yaragize ati, iki Imana ishaka nuko mwezwa. Ubu ni ubushake bw'Imana. Kenshi kubera kudasobanukirwa umurimo wuzuye w'ubuntu bw'Imana n'agakiza ka Kristo Yesu ku muntu, tugarukira gusa kuvuga ko twakijijwe, nibyo twaratsindishirijwe. Ariko abo yatsindishirije yarabahamagaye kugira ngo abeze. Mu by'Imana ishaka ku buzima bwacu nuko twezwa. Nkuko Pawulo abyandikira Abatesalonike, akomeza yerekana uko dukwiye kwezwa, yaba mu buryo tubana n'abo twashakanye, yaba mu buryo tubana n'abana ndetse n'umuryango. Yerekana ko Imana ikidushakaho ari uko twezwa. Kwezwa ni ubushake bw'Imana bwabo yakijije ikabahindura kuba abana bayo. Nanone mu Batesalonike ba 2 ibice 2 ku murongo wa 11, Pawulo yongera kugaruka kuri uyu muhamagaro ndetse yerekana n'ubu bushake bw'Imana yuko iki dushakaho ari uko twezwa. Kwezwa ni kimwe mu byo ukwiye gusengera, ubwira Imana ngo reka ubushake bwawe bube mu isi. Nkuko usenga ngo reka ubutumwa bwiza bukwira isi, kuko ari Imana ishaka. Ikeneye ko abantu bose bakizwa. Yerekanye ubushake bwayo. Si nicyo gusa, ikeneye ko bakijijwe buzura umwuka wera, ntibabe bakiyobora ahubwo bayoborwa n'umwuka wera. Icya gatatu, Imana ikeneye ko twezwa ku buryo n'abatayubaha batazigera babona urwaho rwo kuyituka ndetse no kuyisuzugura bitewe n'ingeso zacu. Kwezwa ni Imana idushakaho. Icya kane, Imana ikeneye ko ducira bugufi abategetsi cyangwa se ubutegetsi buriho. Iki dukunda kukibagirwa, tukibwira ko nta nicyo kimaze. Bavandimwe, ni ubushake bw'Imana bugaragara nk'itegeko mu ijambo ryayo ndetse mu butumwa bwiza yuko dukwiye kumvira abadutegeka, gucira bugufi no kwemera kuyoboka ubutegetsi buriho. Niko muri Petero wa 2 ibice 2 umurongo wa 13 ukagera ku murongo wa 14 havuga, ndetse ukagera no ku murongo wa 15. Saho honyine gusa Pawulo yongeye kubyandikira Abaroma ibice 13 avuga ngo nimwumvira ababayobora. Bibiliya idusaba kumvira abatuyobora, yaba ari mu rwego rwa guverinoma, ndavuga mu rwego rw'isi. Kandi Pawulo we na Petero bagerageza kwerekana ko tudakwiye gufata ubuyobozi nk'aho ari abakozi ba Satani. Oya, ngo ahubwo ni abakozi b'Imana yashyiriyeho gukora uwo murimo, ngo no guhana abatumvira ubutegetsi. Nimwibaze muri iyi si duhora dusaba ngo Imana yiha amahoro, kandi koko nkuko Pawulo yabivuze yandikira Timoteyo, aramubwira ngo irya mbere ndaguhugurira gusengera abantu bose, ngo ariko cyane cyane abadutegeka n'abatware, kugira ngo
twebwe tube mu mahoro. Burya abatware bacu badutegetse neza, ubuyobozi n'ubutegetsi bukaba buyoboye neza, natwe tugira amahoro. Ni muri ayo mahoro rero bwa bushake bw'Imana bwo ko abantu bose bakizwa bakamenya ukuri bushobokera. Ntabwo twavuga ubutumwa twisanzuye ngo tujyane inkuru nziza hirya no hino kandi nta mahoro ahari. Niyo mpamvu Petero na Paulo bagarukaga kubo bandikiraga bababwira ati, bavandimwe, uyu murimo nawe mwe kuwirengagiza, mwe kubifata nk'ari ibintu biraho. Ni ubushake bw'Imana yuko twumvira abadutegeka, nibwo izina ry'Imana yacu rizashyirwa hejuru. Nituba intangarugero mu kumvira ubuyobozi no kubahiriza amategeko aba yashyizweho n'ubuyobozi, nta kabuza bazishimira ko abakiranutsi, abizera Yesu Kristo bagwira mu gihugu cyabo. Nta muyobozi utazishimira gutegeka abaturage bamwumvira bari en ordre, aho batiba, batarara ijoro, badasinda, badahemukirana, badakora ibizira byose. Mbega ninde muyobozi utakwishimira kuyobora abaturage bameze batyo? Yewe bahinga mu kijyambere, bakora ya mategeko yose meza ashyirwaho kugira ngo igihugu gitere imbere. Twakagombye kuba imbere mu kugerageza kuyubahiriza. Nabyo ni ubushake bw'Imana. Petero mu rwandiko rwe rwa mbere ibice 2 murongo wa 15 yaragize ati, ni ubushake bw'Imana ngo yuko mukora ibyiza, ngo mukabona uko muzibisha iminwa y'abantu bose bameze nk'ibigoryi, cyangwa se abantu b'abapfapfa. Nta kindi muzakoresha muzibisha iminwa, mucecekesha abantu b'abapfapfa batubaha Imana, basuzugura ibyo mukora, uretse gusa gukora neza. Nibabona muri ntangarugero, bizaba ari ugucecekesha batubaha Imana. Nta bundi buryo dufite burenze bwo gukonvenka, bwo kwemeza abategetsi nko gukora neza, cyane cyane mu bijyanye no kumvira ubuyobozi bw'igihugu mu byiza badutegeka gukora. Ibyo rero ntukanabitandukanye n'ubushake bw'Imana. Ni nabyo Imana ishaka. Nimvuga ubushake nuvuga ngo nusengera abizera, ugasengera itorero, uryo unarisabira kumvira ubutegetsi, kumvira ubuyobozi, kuba intangarugero mu byiza ubuyobozi bwifuriza abantu gukora. Urugero, niba badusabye kujya mu muganda, niki cyatuma utabyuka kare ukaba intangarugero mu gukora umuganda? Niba badusaba kugira isuku, ibyo ntacyo bitwaye, bikore nawe ukora isuku kandi uba intangarugero. Kugira akarima k'igikoni, kuba imbere n'icyitegererezo mu guhinga bya kijyambere, niba koko ibyo bitangwa nk'inama bifitiye igihugu akamaro, niki cyatuma utabikora? Bibiliya ni kwitubwira. Rero ndagusabye, nubu w'intangarugero mu gukora ibyiza no kumvira amategeko, ntibazanagusaba gukora ibibi, kuko bakuzi ko mu busanzwe uri inyangamugayo. Cya gatanu Imana dushakaho nuko twemera kubabazwa. Burya ni ubushake bw'Imana yuko twemera kubabazwa. Ibi byo nzabigarukaho ubutaha, kuko byo tubivuze twihuta ntabwo byakumvikana neza, bizabisoma ubwaryo. Kuko akenshi abakristo tugorwa no kumenya impamvu Imana yemera ko tubabazwa, cyangwa se ni inyungu ki Imana ikura mu mubabaro wacu. Bavandimwe, ntabwo Imana inezezwa no kubabaza umuntu, oya. Ariko Bibiliya itwereka ko rimwe na rimwe ari ubushake bw'Imana yuko yemera ko tubabazwa tuzira gukora ibyiza aho kubabazwa dukora ibibi. Niko Petero yabivuze mu rwandiko rwe rwa mbere ibice 3 murongo wa 17. Aravuga ngo ntako bisa, afazari mwemere kubabazwa muzira gukora ibyiza aho kubabazwa mukora ibibi, ngo kuko ibyo ari bwo bushake bw'Imana. Imana ijya yemera ko abantu bayo bababara ngo batanga ubuhamya muri ubwo buryo bazira gukora ibyiza aho gukora ibibi. Ubwo bushake bw'Imana ntabwo buri kuri wowe gusa, nagira nkubwire ko no ku mwana wayo Yesu niko byagenze. Tuzabiganira nk'uko nabivuze, dusesengura amagambo yanditse mu Baheburayo ibice 5, aho Bibiliya itubwira ngo Kristo Yesu yasohoje ubushake bw'Imana binyuze mu kubabara, ngo ibyo nibyo byatumye nawe ahabwa izina asumba abandi batambye, ngo kugira ngo bumuhesha ubugingo buhoraho kuba mwizera bose. Nanone ni umuhamagaro w'abizera kwemera kubabazwa tubabarizwa ibyiza aho kubabazwa tuzira ibibi. Iyi niyo ntwari irenze izindi Satani akoresha mu kuducogoza ngo arebe ko twacogorera gukora ibyiza. Ibi ngibi Petero anabivuga ngo bavandimwe, mwe gusa n'abatunguwe cyangwa se n'abaguye mu kantu nimugubwa gitumo n'ibibagerageza bitari bimwe, ngo bise nkaho rwose ikibagezeho hari ikintu kidasanzwe, ngo kuko nta kabuza mujya munyura mu mubabaro umeze nk'itanura. Ngo ibyo rero mwe gucika intege ntibibabaho. Nibyo nabyo ni ubushake, ni umuhamagaro abahamagariwe
kwizera Imana nk'uko Paulo yabyandikiye Abafilipi ibice 2 umurongo wa 29 avuga ngo ntabwo twahawe kwizera Yesu Kristo gusa ngo ahubwo twahawe no kubabazwa kubwe. Mu byakozwe n'intumwa ibice 14 umurongo wa 22 ngo abwira abantu abahugura ngo yuko niba bakeneye kwinjira mu bwami bw'Imana bakwiye kumenya ko bazanyura no mu mibabaro myinshi. Ibi nabyo ni umuhamagaro. Nshuti zanjye, ingorane nuko ubukristo tuburangiriza kenshi kuri twebwe, tugahora tureba ibintu bitarangirira aho twebwe turi. Icyo shaka kuvuga, umuntu uri mu Rwanda cyangwa mu Burundi cyangwa muri Amerika cyangwa mu Burayi ntabwo yumva kababaro ko kubabazwa kubera kwizera. Ariko ndibaza ko uyu munsi umukristo uri muri Oman kenshi nkunda kubona abanyandikira bari mu bihugu by'Abarabu bansaba kubasengera kuko bitaboroheye. Bo umubabaro wabo si ubukene, uko bahura n'izindi ngorane, ahubwo nuko batotezwa bazira kwizera kwabo. Tekereza kuri abo bameze batyo. Bibiliya iravuga ngo nibatekereze ko ari iby'ibyishimo bwose ko bababazwa bazira kwizera kwabo, aho kugira ngo bazababazwe bazira gukora ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Rero nabyo Imana yarabiduhamagariye kwemera kubabazwa kubera ko twizera, kubera iby'Imana yaduhamagariye. Bene uwo mubabaro nawo turawemererwa. Nkuko nabivuze, bizaba inyigisho kwayo kongera kwiga uwo mubabaro nuko Bibiliya iwuvuga mu ijambo ryayo. Ese nuhe mubabaro dukwiye kwemera, nuhe mubabaro tudakwiye kwemera, nuhe mubabaro dukwiye kurwanya, nuhe mubabaro dukwiye kwishimira. Ubwo Petero na Yohana bababazwaga ngo bamaze gukubitwa, ni mu bice 4 ni byakozwe n'intumwa, ngo nuko intumwa ngo zigenda zishimye ngo yuko zarenganywe, yuko zemeye kubabazwa kubera umwami wacu Yesu. Ni iby'ibyishimo, ni ibyo gutekerezwa nk'umunezero, kwemera gufatanya n'umwami wacu bene uwo mubabaro. Tuzabiganiraho mu nyigisho yiharuye. Icya gatandatu ari nacyo gisoza uyu munsi inyigisho yacu kubijyanye n'ubushake bw'Imana. Bibiliya duhamagarira gusengera kugira ngo ubwo bushake bw'Imana buboneke mu isi, kandi kabiduhamagarira ngo tubikore nk'aho ari itegeko, ni ukutanga ishimwe muri byose. Paulo niko abivuga, Imana ikeneye ko tuyitanga, tuyihereza ishimwe ryacu. Icyo bita kuba reconnaissant, kuba umuntu uhora ushima muri byose, yaba mu byiza ndetse no mu bibi. Mu by'Imana itunyuzamo byose ni ubushake bw'Imana, n'iki Imana idushakaho yuko dushima, twishima muri byose. Nkuko yabyandikiye Abafilipi ibice 4 umurongo wa 4, mwishime iteka. Yewe nongeye kubivuga nti mwishime. Umunezero wanyu umenywe n'abantu bose. Ni umuhamagaro. Ikimana kigukeneyeho ntabwo ari ukwigirisha, ntabwo ari uguhisha umubabaro wawe h'uburyarya. Oya, ahubwo bikomoka mu gusobanukirwa yuko Imana yacu ari nziza. Bikomoka mu gusobanukirwa ko byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza kubakunda Imana. Nkuko Paulo yabivuze ibice 8 mu Roma umurongo wa 28. Uko gushima nabyo ni ubushake bw'Imana, yuko mu nzu zacu, mu mitima yacu, mu buzima bwacu bihinduka nk'igicaniro gihora kizamura ishimwe ry'Imana nk'umubabwe imbere yayo. Bene iki gitambo Imana yari yagitegetse Abisiraheli, iravuga ngo mujye mutamba igitambo gikongorwa n'umuriro mu gitondo na nimugoroba. Bene icyo gitambo kigereranywa n'ishimwe, ngo bene ibyo binezeza umutima w'Imana. Nabyo ni ubushake bw'Imana, n'iki Imana ishaka yuko abera bagwiza amashimwe mu isi. Ibyo binezeza umutima w'Imana. Reka nsoreze ku cyanditswe Paulo yandikiye Abaroma ibice 12 umurongo wa 3. Turebe ubushake bw'Imana nanone. Naho yagize ati umurongo wa 2, ntimugakurikize imibereho y'abiki gihe, ahubwo mureke Imana ivugurura ibitekerezo byanyu, mube muhindutse rwose. Nibwo muzashobora kumenya neza iby'Imana ishaka, kugira ngo muhitemo ibyiza biyishimishije kandi bitunganye rwose. Bavandimwe, n'iki gikorwa turi gukora cyo kongera kwiga ubushake bw'Imana, ni ukuvugurura imitekerereze yacu kugira ngo turusheho kumenya iby'Imana ishaka. Nibyo Paulo yanditse, aravuga ngo nimureke Imana ikora uwo murimo muri mwe, ivugurura imitekerereze yanyu, kuko nibwo bwonyine muzabasha kumenya iby'Imana ishaka. Imana ivugurura imitekerereze yacu ikoresheje uburyo bwinshi. Bumwe muri ubwo ni ukuhaza ibitekerezo byacu ijambo ryayo, kuko ubushake bw'Imana buhishukira gusa mu ijambo ryayo. Cya kabiri ni ugutega amatwi abatwigisha ukuri kujyanye n'ijambo ry'Imana. Icya gatatu ni ukubana n'Imana mu gusenga, cyane dusenga ngo ubushake bwawe buze, ibyo ushaka bibeho mu isi nk'uko biba mu ijuru. Imana ishaka iki? Ishaka yuko abantu bose bakizwa bakamenya ukuri.
nanone icya kabiri ikeneye ko bamenye ukuri buzura umwuka wera kugira ngo be kuyoborwa n'intekerezo n'uko isi igenda, ahubwo bayobowe n'umwuka, buzuye umwuka wera. Twavuze kuzura umwuka wera icyo ari cyo, aho ugera ugatakaza ubushobozi bwo kwigenzura, ahubwo umwuka wera akaba ari ukugenzuza ubushake bw'ijambo ry'Imana. Icya gatatu, Imana ikeneye ko twezwa. Icya kane, Imana ikeneye ko twumvira abadutegeka ndetse n'ubutegetsi buriho, atari mu rusengero gusa ndetse no hanze, ndavuga guverinoma. Icya gatanu, twavuze ko Imana ikeneye yuko twemera kubabazwa. Icya gatandatu, ikeneye ko dushima muri byose. Ngubu ubushake bw'Imana nibura nk'uko ijambo ry'Imana ributwereka icyo twise la volonté de Dieu de commandement, ubushake bw'Imana bugaragara nk'itegeko. Niba usenga rero, dore icyo wakagombye gusengera. Iyo Yesu avuze ngo ibyo ushaka bibeho mu isi nk'uko biba mu ijuru, si amayobera, ni iby'Imana idushakaho. ngo ubwo bushake Imana yagaragaje kuba yizera ngo bigaragare mu buzima bwabo. Nanone si mu bayizera gusa, ni mu batuye isi yose. Iyo usengera isi, iyo usengera abantu bose, nk'uko Paulo yavuze ngo irya mbere ndakwingingira gusengera abantu bose, ngo bigende gute? N'abadutegeka ngo bigende bite? Kugira ngo tubone amahoro, hanyuma se ayo mahoro tuyishimiremo, tubone uko dutembera, dukore za vakansi? Oya, ahubwo ni ukugira ngo nibyo gucuruza ntibabaza Imana, guhinga no kweza ntibabaza Imana, ariko hari ikiruta ibindi Imana ikeneye kugira ngo abantu bose bakizwe, bamenye ukuri, maze baraga ubugingo buhoraho. Fatanya n'Imana muri ubu bushake bwayo, niho hari umunezero, niho hari umugisha. Nusenga ubone ukubwira Imana ngo ubushake bwawe buze, dore iby'Imana ishaka nk'uko ijambo ry'Imana ribitwereka. Imana ibaho umugisha. Reka dusenge. Urakoze Mana yacu uri mu ijuru, ndagushimiye. Reka ibyo ushaka bibeho mu isi nk'uko biba mu ijuru. Utugire abafatanya n'umwuka wera kuririra barimbuka, nk'uko yasenze Yeremiya aravuga ngo icyampa umutwe wanjye ukaba nk'iriba, amaso yanjye akaba nk'isoko idudubiza amarira, nkaririra barimbuka, nkaririra abatakuzi, nkaririra batarakumenya, nkaririra amahanga, ninginga ngo ubwami bwawe usenyagura ibihome ndetse n'ibibuza byose ubutumwa bwiza kugera mu bihugu bitarakumenya. Turasengera amahanga atakuzi, turasengera abaguye. Hagurutsa abakozi bawe batikunda bizinutswe kugira ngo bajyane ubutumwa bwiza, nk'uko Paulo yari ameze aba ari kutugira muri iki gihe, ahavuga ngo ndamaranira kugeza ubutumwa bwiza aho butaragera, ngo nifuze gushyiraho urufatiro rutarashyirwaho n'undi, ngo ari rwo Kristo Yesu. Ubutumwa bwiza bugera hirya no hino. Ndasenga ngo turinde kuba abantu bari aho batuzuye umwuka, pana abakristo ba kamere, nk'uko Paulo yabyandikiye Abakorinto ngo mwebwe iyo mbarebye mbona muri aba kamere, ngo kuko muri mwebwe harimo intonganya n'ishyari n'ibindi byose bigaragara mu batubaha Imana. Unyemerere tugeraho dutakaza ubushobozi bwo kwigenzura no kwitegeka no kwiyobora, ngo kamere ibura uko ikorera muri twe, ahubwo umwuka wera bari utuyobora muri byose. Uduhe guca bugufi, uduhe gucira bugufi abo twashakanye, uduhe gucira bugufi ababyeyi, uduhe gucira bugufi abadutegeka, uduhe gucira bugufi abatuyobora. Mwami, kuby'icyubahiro dutekereze ko bagenzi bacu baturuta, uturinde ubwibone, uduhe kugenda tugera ikirenge mu cy'Umwami wacu Yesu Kristo. Yari afite imitekerereze imeze ite? Nubwo guhana n'Imana, ariko yarari yabonye ko atari ikintu cyo kugundirwa, yisiga ubusa, atwara kamero nk'akumugaragu w'imbata. Muri byose dukeneye ko twezwa, uduhe kwezwa mu ngeso zacu, mu byo tuvuga, mu byo dukora. Dukeneye kugaragaza Imana, uduhe kwezwa muri byose. Imibiri yacu yezwe, ubwenge bwacu bwezwe, uduhe gutekereza kwa Kristo, ubwenge bwacu bwuzuza ijambo ryawe, udukureho ikisa n'umugayo cyose. Buri munsi dutunganyirizwe gusa nawe, uzabukoze Mana. Ijambo ry'Imana rituboneze mu ntekerezo, mu byo twibwira, uzabukoze. Ureke tuzamura ishimwe, tubeho tukuramya, tugushyira hejuru, kandi niwemera ko tubabazwa dutekerezwe ko ari iby'ibyishimo rwose, kugira ngo dusohoze ubushake bw'Imana, twubahishe Imana muri byose. Urakoze Mana, utumenyeshe ubushake bwawe, uvugurure intekerezo zacu, uvugurure ibyo twibwira, bivuguruwe n'ijambo, bivuguruwe n'ubutumwa bwiza, kugira ngo tumenye iby'Imana ishaka, maze ibyo ngibyo biyishimishije aba ari byo dukora. Uragashyirwa hejuru, uragahora hejuru, uragahora usingizwa. Uri Imana ibikwiriye iteka. Mana, uturinde kuba abana, ahubwo muri byose dushakashake kumenya ibyo ushima n'ibyo dukwiye gukora muri byose. Urakoze, ni mu izina rya Yesu dusenze, amen.